none kuri mwebwe murambwira ngo nakire Yesu hanyuma ngewe mfe sindi pasiteri sindi umunyamasengesho ngewe nta mbaraga zindi ndabafite rero kandi ikibazo kiriho imba na madamu wanjye aracyajya mu bapfumu nawe ashobora kujyaho bakamuha ibinyica kandi Yesu wose ikintu mfite mu mufuko si ikintu nkenyereyeho nta bubasha mfite nta kintu mbona kuko yaba ari kumwe nanjye nta cyizere mwamwe cya gitangaza Imana yavuze umanza kigiye gukorekera ku mugore ku murwayi uri hariya amen yafashwe n'imyuka mibi yafashwe na nyabingi rero biragaragara ko ari wowe ugiye kumusengera ntugire ubwoba ubu ni igitangaza nanjye nasengaga nsaba Imana ngo itadukoze isoni ikwereke rwose imbaraga yagusezeranyije igukorera igitangaza amen wowe uryamye gusanze aho uryamye yaransanze muri cya cyumba umurwayi yaje araho ari muri salo ntabwo ubwonko bwaragira nanjye rero nyuma yaho naje kongera kujya mbona madamu nkamubona nk'umuntu w'umupagani aho kugira ngo mwerere imbuto ahubwo ntangira kujya mutoteza ikibayeho cyose ni ukuri umupagane kigo ubundi abantu nkamwe mbese nkagira amagambo y'urucantege humura turi kumwe narabikubwiye humura turi kumwe nakurwanirira muriwe ese koko karandi baho umuvumo wokama abantu ubukene gukenyuka inyatsi icyangire ubugumba biva ku mubi ese koko ibyaha nibyo nyirabayazana ese koko isi y'umwuka ibaho abamarayika abadayimoni abazimu ibitambo n'ibicaniro bifite imbaraga ibitangaza ibimenyetso deliverance ese byahindura amateka y'umuntu sobanukirwa kandi uhindurirwa amateka mu kiganiro ukuri guhesha ubugingo na Apostle Charles. Ndagushuhuje nshuti mukundwa ukunda ikiganiro ukuri guhesha ubugingo. Imana yo mu ijuru iguha amahoro. Tugiye mu gice cya gatatu cyerekeranye n'ubuhamya bw'umugaragu w'Imana Reverend Kanyabuganza Jean Leonard. Ubushize twabonye uko Imana yamukijije. Reka tugusabe ngo udutege amatwi tubane kandi uduhanga amaso. Nawe niba ufite ubuhamya bushobora kubaka itorero, turagusabye ngo twandikire kuri WhatsApp yacu, tuzaguha akanya. Imana iguha umugisha. Ndagushuhuje inshuti yanjye. Ese Imana irabarinze? Iraturinze. Burasirazuba akazuba kavura karagwa. Bimeze neza. Imana nihabwe icyubahiro. Ubushize wari umaze kubwira pasiteri uti naje ndi Nehemiya kandi nakijijwe. Barishimye mu itorero, habaye umunezero, korari ya mbere n'iya kabiri bazihaye indirimbo, nk'uko mu ijuru haba ibirori, haba n'ibirori mu rusengero kuko wari wakiriye agakiza. Mbega ahantu umubisha yagukuye ko hari habi cyane. Ariko umukozi w'Imana wakwatuje agakiza yari yakubwiye ngo kuwa mbere uzagaruke ikabarondo. Byagenze biti? Mbanje kubasuhuza mwebwe mwese mukurikiye kuri guhesha ubugingo. Kuri guhesha ubugingo. Kandi impamvu tubasha gutanga buno buhamya ni ukugira ngo tubashe kugaragaza ko Yesu Kristo ari we mwami, ari nawe mukiza, kandi ari we ubashobora byose ku buzima bw'abamwizeye. Amen. Rero bushize nyine twari turimo kuganira, mbasha kubabwira uko nakijijwe. Ikiganiro gishize twashoreje aho nari majije kwaturira umugore wanjye ko nakijijwe ku munsi wo kwa gatandatu, no kwaturira itorero kuko nkijijwe ku munsi wo ku cyumweru. Mfite gahunda y'uko nza gutangira amasengesho y'iminsi 3 ku wa mbere nkayakorera Kabarondo. Ku mukozi w'Imana Pasiteri Kabanda. Yego. Ubwo rero kuri aho ngaho narahateze magera mu gitondo cya kare
saa moya rwose nari ngeze mu rugo kwa pasiteri Kabanda, ahita anyereka icyumba nagomba gusengeramo. Ni cya cyumba nari nacyarakirijwemo, habaga harimo agakeka rwose, hariho n'ibyuma by'urusengero babaga barabibika. Ako kanya aranyakiriye ambwira kuko ariho ngomba kuba ndi, ariko nari mfite ikibazo cy'ukuntu nagagombye gusenga. Yego. Ndamubaza nti se musenga gute barokore? Harya mbere wari umugatolika? Cyane ari umugatolika. Arambwira ati noneho usenga amasengesho yose wasengaga mu gatolika usibye Bikira Mariya n'abatagatifu. Ntubavuge. Bikira Mariya n'abatagatifu si ngombwa, ariko yandi masengesho yose uyasenge. Yego. Ubwo rero mu masengesho nagomba ni dawe uri mu ijuru, Yesu ugira ubupfura n'imico myiza. Nzandakuramutsa Mariya ntago nagomba kuzikoraho. Isengesho ryo kwizera, isengesho ryo kwicuza ibyaha, isengesho ryo gukunda, ayo masengesho yose narayatondekaga. Asigaye nkongera nkaririmba n'izindi ndirimbo. Dore imbaga y'abakuyobotse, Nyiribambe ndaje unyakire, n'izindi gutyo. Dore ko nari nzizi nyinshi. Ese wagize amahirwe yo kumenya impamvu yakubujije gusenga amasengesho y'abatagatifu ndetse n'ayabikira Mariya? Impamvu yambwiye kuko mu matorero ya Giporoso cyangwa ya Gipantekote, iyo wakiriye Yesu Kristo ni ukuvuga ngo uba ubaye umwana w'Imana, kandi ako kanya uba uri imbere y'Imana. Ibyo uvuze uba ubivugira imbere y'Imana. Ntabwo ukeneye iyindi intermediaire, ntabwo ukeneye uwundi muhuza wawe n'Imana usibye Yesu. Nta wundi muhuza. Kuko urukuta umwenda wari ukingirije ahera watabutsemo kabiri, ako kanya ugahita ugeraho. Nkimara kwatura agakiza nahise mba umwana w'Imana, niko yari yansobanura. Yimbura umwana w'Imana rero uravugana na papa wako kanya, ntabwo ugomba kunyura ku wundi muntu usibye Yesu. Kandi none wababariwe ibyaha, nta wundi muntu uvuga ngo nsabira. Yego. Yimba ukoze ikosa cyangwa yimba uguye mu cyaha, uhita umubwira uti mwami niwe nacumuyeho. Usaba data imbabazi mu izina rya Yesu Kristo. Imana iguha umugisha. Nuko ati rero usenga amasengesho utavuga abatagatifu, utavuga n'ababikira Mariya. Ubwo naho ngaho ubwo arabanza aranyigisha, nsobanurira byinshi by'inzira y'agakiza nangiye, ambwira bimwe mu bigeragezo nshobora kuzahura nabyo. Ati nubwo ukijijwe, wenda hari igihe ukiri hanze warebaga barokora ukabona uburyo bahuje, ariko hari igihe uzagera mugahura n'intambara zabo mudashobora guhuza, nk'uko no hanze no mu muryango abana bavukana ugasanga bamwe ntago bahuje. Erega ubu Kristo n'ubuzima. Ati rero nanone hari n'igihe uzabona bamwe bakora n'amakosa wowe utigeze ukora utaranakizwa. Ntibizakugushe. Ati rero ntibizakugushe kubera kuko n'abantu nyine wowe ubicitegererezo kubarusha. Wowe gusa amahirwe ufite umwuka wera, ugiye gutangira amasengesho, Imana igiye kukwereka uguha umwuka wera wayo, azajya kuyobora mu nzira nziza, kandi ntabwo azakurinda no kugwa muri ayo makosa. Ariko uzabona abayagwamo, kandi wenda bamwe bafite n'inshingano, ntuzirwe ubatindaho. Ibyo yakubwiraga byari ukuri. Ariko reka dusubire aha hantu. Igihe yakubwiraga ngo uzagaruke ukore amasengesho y'iminsi 3, byari bishingiye ku mpaka wari wagiye. Wari wavuze uti njyewe mwarimu yampaga ibindinda nkabona imbaraga. Mwebwe niki munyereka? Arakubwira ngo Imana iguhaye imbaraga zayo igukuyemo. Aho ngaho mise mpagaruka impamvu y'ayo masengesho y'iminsi 3. Ni ukuvuga ngo kuri njyewe numvaga ntashobora kwakira Yesu Kristo, kandi niringiye kuko mfite imbaraga ze. None navuga ni ndababwira ni ibyo mwambwiye byose. Yego. N'umupfumu yarabimbwiye. Yego. Ariko noneho kuri we ikibazo nabaga mfite yampaga umuti ushobora kundinda ibyo bibazo. Yego. None kuri mwebwe murambwira ngo nakira Yesu hanyuma njyewe mfe, sindi pasiteri, sindi umunyamasengesho, njyewe nta mbaraga zindi ndabafite. Rero kandi ikibazo kiriho imba na madamu wanjye aracyajya mu bapfumu. Yego. Nawe ashobora kujyaho bakamuha ibinyica. Kandi Yesu wose ikintu mfite mu mufuko, si ikintu nkenyereyeho, nta bubasha mfite, nta kintu mbona kuko yaba ari kumwe nanjye, nta cyizere mwamo. Nuko pasiteri aravuga ati rero uzaza ukora iminsi 3 y'amasengesho. Ntago ari pasiteri wabimbwiye, ahubwo hari umukozi w'Imana bita Mutsinzi, yahise ajya mu mwuka, arongera ajya mu mwuka, aruzuzwa rwose. Umwuka w'Imana niho waje guhita arondora bya bindi byose, uko nzajya kwaturira madamu, uko nzaturira itorero, nuko noneho nzagaruka nkasenga mu masengesho y'iminsi 3.
ahasigaye Imana imbaraga yampaye akaba ariho zizigaragaza muri ayo masengesho y'iminsi 3. Ubwo rero narinje nanjye mfite umutima wo kuza guhinyuza koko nimba izo mbaraga koko Imana yambwiye nazikoze, numva ko ibyo nasabwe byose nabikoze. kandi izo mbaraga Asigaye kureba izo mbaraga z'Imana uko mwarimu. zizigaragaza gute, ziruta za mwarimu na mayimuna. aha ubwo rero amaze kuguha amabwiriza y'ukuntu usenga, amaye amabwiriza y'ukuntu nsenga, ahise nsiga mu cyumba arigendera. Kuri njyewe natangiye ndaririmba ndasenga, mvuga amasengesho uko nari naratojwe mbere mu kirizi muri Gatolike. Ndakomeza saa 6 saa 7 mu masaa 9 niho yaje kugaruka. Ati se urumva nta nyota ufite basi? Nabwo nireka da ndumva ariho nyitangira. Ubwo arongera aranganirizaho gatoya, bwo twamaranye umwanya mutoya, arangije arongera aragenda. Nyuma yaho mu masaa 3 arongera aragaruka, arongera none amugura ku ijambo ry'Imana. Yego. Ambwira ibyiza byo gukizwa, ambwira iherezo ry'agakiza kuko tuzabana na Yesu mu bwami bwe. Tuba turakomeje ku munsi ubwo ahita ajya kuryama. Umunsi wa kabiri wabukiye, ku munsi wa kabiri nari nyifite imbaraga, ni ukuvuga ngo rwose ku munsi wa kabiri ubwo hari kuwa mbere mu gitondo, ahagaruka mu masaa 3, dutandukana nko mu masaa 3 ni saa 4. Ubwo nko naryamye rwose nko mu masaa 7 nyifite imbaraga, numva nyifite byinshi byo z'ijoro. Saa 11 nanone nari nikanguye, nanone ntangira gusenga ndirimba. Baraje arongera aranganirije mu masaa 1, ambaza ati se ni wananiwe? Reka da ndumva nyifite imbaraga. Ku munsi ukurikiyeho kuwa kabiri bigeza none nko mu masaa 9 niho naje kumva naniwe, mpita nsinziraho. Nsinziye yaje kugaruka nko mu masaa 2 muri cya cyumba niwe mu rugo. Mu masaa 2 araza none arongera aranganiriza avuga ati noneho ejo witegura igitangaza gishobora kuboneka uyu munsi nijoro, wenda uryamye simbizi, cyangwa kikazaboneka ejo kuwa 3. Ariko witegura igitangaza, Imana yabivuze ntibeshye. Amen. Ni naho uzabona kuko Imana isezeranye igasohora. Amen. Igasohoza. Ubwo naho ngaho arangije arongera arajya kuryama. Mu gitondo kuwa 3 araza ati rongeye kujya Kigali, yaje nko masaa 12 ndibuza kugaruka nimugoroba. Ariko ni wumva ufite intege nkeya, ni wihatahate ngo wenda nta gusenga, uryama usinzire nta kibazo. Witegure kuko Imana ishaka kugaragaza imbaraga zayo yashyize muri wowe. Amen. Ubwo narasenze bigeze nko mu masaa 4 mba nguye agacuho, ndasinzira, nari maje no kugwa umwuma. Wari umunsi wa 3. Naniweho, numvaga mfite imbaraga nkeya cyane rwose. Mu kanya gake nko mu masaa 5 niho haje umushumba w'itorero rya Betesida, Pasiteri Kayitare. Ubwo niwe mushumba waho ngaho? Niwe wari umushumba, ndumva yari vice representant legale kwa Rugamba. Ahageze ati rero ahita nsanga muri cya cyumba, bambwiye kuko hari kandi nanjye umwuka w'Imana yambwiye ko nza kugira icyo nkubwira. Nibwo yatangiye nawe aranyigisha byo cyane isomo yanyigishije n'uyu munsi nyigenderaho. Ni isomo ryo kugaruka kwa Yesu. Amen. Ahereye mu Batesalonike ba mbere ibice 4 ku murongo wa 16, ngubwo umwami Yesu ubwe azaza amanutse ava mu ijuru, azavuga ijwi rirenga n'ijwi rya marayika ukomeye n'impanda y'Imana. Abapfiriye muri Kristo nibo bazabanza kuzuka, natwe bazaba bakiriho duhere ko tumusange. Dusanganira umwami wacu mu kirere, hanyuma mubwirane ayo magambo kubwo kumarana imibabaro. Aransobanurira, ndumva yahageze mu masaa 5, twaje gutandukana mu masaa 8. Mu masaa 8 ambwira byinshi, numva agira n'imirimo yabera uko izabaho, ambwira amoko y'intama zibaho. Mbese kuri we yaranyubatse, n'uyu munsi pastorali yankozeho uwo munsi niyo ngenderaho. Pasiteri Kayitare rwose uyu munsi nawe ndamushuhuje, umwami Imana muhumugisha. Na Pasiteri Kabanda, umwami Imana muhumugisha. Rega n'umukozi w'Imana Mutsinzi, umwami Imana yakoresheje ndondora amanurira nawe, umwami Imana muhumugisha. Ndabizi iki kiganiro nabo bazacyumva cyangwa bazakireba. Ubwo rero ku munsi wo kuwa 3 niho nijoro mu masaa 4
nari ndi muri cya cyumba ariko mbere y'uko saa yine zigera pasiteri Kabanda yaje kuva i Kigali ahagera nko mu ma saa 3 araza aranganiriza nanone anganiriza byinshi ambaza ati se nta nubwo ugeze urota basi nta n'inzozi wabonye nibura ngo ubone marayika kugenderera cyangwa ubone n'undi muntu usanzwe uzi mu nzozi ese nta n'ibintu nta n'ukuntu urimo kwiyumva wenda mu buryo bundi wumva ko utari usanzwe nereka da ati ntacyo Imana nayo ntabwo ibeshya hari igihe uyu munsi wenda hagira ikiboneka ariko ukomeze uyizere ndahamya kuko bizagera ejo mu gitondo hari ikintu cyakoretse kandi nibitakorekana nijoro n'ejo mu gitondo mbere mu gusoza amasengesho hari igihe hagira igikoreka arampamiriza ubwo rero agenda agiye kuryama nimaje kuba nko mu masaa 4 saa 4 n'igice nibwo hahise haza abantu baramukomangira ubwo bari bamuzaniye umudamu wafashwe na nyabingi icyo gihe agakanu kari karimo kugenda kazunguza adashobora kuvuga ako kanya bararagiye aramurebye araza nsanze abasiga muri saro ansanze muri cya cyumba ati rero Leonard cya gitangaza Imana yavuze umanza kigiye gukorekera ku mugore ku murwayi uri hariya yafashwe n'imyuka mibi yafashwe na nyabingi rero biragaragara ko ari wowe ugiye kumusengera ntugire ubwoba ubu ni igitangaza nanjye nasengaga nsaba Imana ngo itadukoze isoni ikwereke rwose imbaraga yagusezeranyije igukorera igitangaza ubwo wari uryamye agusanze aho uryamye yaransanze muri cya cyumba umurwayi yaje araho ari muri saro ntabwo ubwo ngubwo arabikora gutyo arangije nibwo yaje arambwira ati rero ntugire ubwoba wasengaga ya masengesho yo muri Kiliziya Gatolika rero gusengera umurwayi ho ntabwo ari uri busenge ahubwo uri buvuge ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti muri bande abadayimoni bamurimo barakwibwira mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwaje kugira gute muramushakaho iki bari bubivuge bavuga impamvu uvuge mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti muhaguruke mugende mumuvemo musohokemo hari igihe rero bitewe nuko aho uvuye naho hari mu myuka mibi baratangira kukurondora bakwereka ko ukiri kumwe nabo uri mwene wabo bagatangira guhinyura imbaraga Imana yakwemereye ibyo barabivuga kugira ngo baguce intege wowe ntucike intege uze kuvuga ngo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti narahinduwe sinkiri wa wundi mwari muzi ubu nogejwe mu maraso ya Yesu Kristo numara kuvuga wogejwe mu maraso ya Yesu Kristo uvuga uti ahubwo mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti ndabirukanye ndabatwika murashya ni mugende ubwo ati rero nta kindi kintu nkubwira reka tumuzane none numvaga nyifite byinshi byo kumubaza ariko arabinyima numva none ngize ubwoba ese ko yavuze kuko bashobora kunjyamo bashobora kundondora banangiyemo numva none ngize ubwoba arangije ahita ncika ariko iyo ureka nkabanza nkakubaza oya ntacyo nugusenga niyo misiyo ufite nta kindi ahita agenda haleluya ugutoza gisirikare arangije mu kanya gake yahise yinjirana n'umwe mu bari baherekeje uwo mudamu yinjirana na pasiteri abandi bamwe basigara muri saro nyuma yaho nibwo ahita avuga ati noneho tangira umusengere hahise haza n'abandi banyamasengesho babiri bari batuye hafi aho ngo yahise abahamagara amajije kubahamagara ubwo nabo baraza urumva twari muri icyo cyumba turi abantu 6 urumva ni pasiteri nabo banyamasengesho babiri n'uherekeje umurwayi hanyuma nanjye noneho bahita bambwira ati noneho nta kindi tangira usengera umurwayi umurwayi araho ameze gutya yicaye ubwo yaraje yicara bamwicaza ku gakeka wa wundi umufashe nawe mwicaye iruhande aramufashe nyine kugira ngo batatemba ubwo aragira gutya arareba ikijisho rimwe nkareba nkavuga ni uyu muntu ndamusengera gute ubwoba buranyica ndangije nibwo nahagurutse mu izina rya Yesu Kristo muri bande mu izina rya Yesu Kristo mwaje kugira gute mu izina rya Yesu Kristo mumuvemo mu izina rya Yesu ndakomeza baba baranyihoreye nyuma yaho bafatwa n'ibitwenge ariko barankomanga abakozi b'Imana barankomanga bati oya genda gahoro genda gahoro imihini mishya
vuga utuje, vuga ngo mu izina rya Yesu Kristo muri bande, uceceke hashira akanya. Ariko ubwo nyitangira kumurambikaho ibiganza ntabwo agakanu kakomeje kugira gutya, yahise ahagarara ahubwo arakanura cyane. Mu izina rya Yesu Kristo muri bande, amen. Ahita kubita igitwenge, hehehehe, akanako rero kabonanye n'abakozi b'Imana, none karabeshya ngo si wejo bundi twari turi kumwe, twari tugiye no kugatsinda Nyabugogo. Nabo bari babizi, basubira kuntu bari bagiye kuntsinda Nyabugogo. Satani numwe bose ni intumwa ze. Ati n'ubundi kaducitse gute ko Nyabugogo twari twasize tukishe. Igihe Mayimuna ambwira ngo nimfata ibuye mu rutindo rwa Nyabugogo mu mazi, warangiza nkakubitaho umutwe nkagwamo bukankeraho. bo bari bazi ko warangije, bari bazi ko banyishe, ariko Imana ikinga ukuboko. Imana yari hari umugambi Imana igira ku bantu. N'uyu munsi iracyamfiteho umugambi. N'undi mwene data wese umukurikiye, nubwo waba uca mu bindi bintu bikugoye cyane, Imana igufiteho umugambi. Uko bikugora ni nako izagukoresha ibikomeye. Amen. Ni ukuvuga rero baratangira barondora, twari tuzi ko twakishe, twari tuzi kuko ubundi kageze hano gate. Reba ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti, sinkiri wa wundi, ubu nogejwe mu maraso ya Yesu Kristo, ndabatwika muve mu izina rya Yesu. Batangira kuvuza induru, turahiye kakanu gafite umuriro mu biganza, ni ndabatwika murashya mu izina rya Yesu muri bande. Noneho batangira kwivuga, bavuga aho baturutse, bavuga ikibagenza. Ndangije ni mu izina rya Yesu Kristo ni mumuvemo. Oya ntago tumuvamo, ni umwana wacu, dore yatumenyereje ibi ngibi, none byarabuze, dore bamwe barananutse muri twe. Abadayimoni bajya bananuka. Dore twarananutse bamwe muri twebwe kubera ko ibyo yari yaratumenyereje tutabibonye. Ni mu izina rya Yesu mumuvemo, mugende murashya, nimwanga ndabatwika. Barakomeza bamwe bati ntago tuvamo, murashya mu izina rya Yesu. Nyuma yaho ndakomeza ndabirukana, nyuma baba muvuyemo baragiye. Wa wundi asa nkaho aguye igihumura, ariko mu kanya gake barahembutse. Ahita baza Pasiteri Kabanda, Pasiteri uno mukozi w'Imana nuwahe? Ati uyu ni ugusengeye. Uwo mudamu n'uyu munsi turi inshuti, n'ubu buhamya azabubona. Dayimoni yaragiye birarangira, arakira, akize. Ariko urumva Imana idatangaje. Imana iratangaje. Iyo Imana imaze kuguhindura ntabwo ikomeza kukubonera mu ishusho y'ibya nyuma. Ni ukuvuga ngo iyo umuntu yababariwe ku Mana, ntago habikwa record y'iby'inyuma. Imana ibigukoresheje mu buryo bukomeye. Ijambo ry'Imana riravuga ngo mu Bakorinto ba kabiri ibice byaho 5 umurongo waho wa 17 ngo umuntu wese yari muri Kristo abahindutse cyaremwe gishya. Ibya kera biba bishize, dore byose biba bihindutse bishya. Nanjye nahise mbona ko mbaye mushya. Kandi wari ukeneye n'ibihamya by'uko koko hari imbaraga z'Imana zikurinda niyo washakaga, zirukana izindi, niba zishobora kwirukana biriya ntuza yohereza mwarimu, ubwo wamenye kuri inzwi. Ikindi cya kabiri, numvaga rimwe na rimwe n'ibyo wenda bashobora kurondora kuko hari igihe baba babizi, ariko noneho nkurikije nk'uko Pasiteri yambwiraga avuga ngo Imana ibyo ari byo byose niyitagira ibyo ikora nonaha, hari igihe ejo izabikora. Nkumva kuko ari igikorwa giturutse ku Mana direct. Imana kandi ikoresha umuntu uko ishatse mu buryo bwayo n'abakozi bayo, na wa wundi waguhaye gahunda itamunyuzeho ngo ari we wongera aze kuguha amabwiriza. Nahise mbona kuko Imana yikorera direct. Amen. Habwe icyubahiro. So uwo ngo abarakize, ubwo gahunda bahita bamutwara. Pasiteri ahita ababwira ati none arakize, ni mumutware, nta kibazo, nta mpamvu yo kurara hano. Ahita agenda. Nawe uwo munsi wari wasoje amasengesho yawe? Nari ndimo kuyasoza, ryari mu ijoro. Ubwo nabo bahita babandi basezeranaho, Pasiteri aransengera, barangije bahita bagenda bajya kwiryamira iwabo. Nsigara ahandi mu gitondo mu masaa 12 niho nagiye kubyuka mbona ibiryo byahiye. Niki wabwira umuntu wari warabaye imbata y'imyuka mibi? Niki wamubwira akwiriye kwiringira igihe cyose yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza we? Ikintu nabwira umuntu wese wari warabaswe n'imyuka mibi, ikintu cya mbere no kwiringira Yesu Kristo ko ari umwami. Wamaze kumwiringira wamubwira iki? Wamaze kumwiringira nuko afite imbaraga ze. Imbaraga z'Imana ziri kumwe nawe, ntiwicire urubanza ku byahise, komeza ujye mbere
kuko Imana iri kumwe nawe. ijambo ry'Imana riratubwira mu rwandiko rwa kabiri rwa Yohana ibice 3 ku murongo wa 12 aravuga ngo umva mwebwe bana bato ndababwira ko mwebwe barangije kwakira Yesu Kristo umwami n'umukiza wanyu mufite ubugingo buhoraho. Nukuvuga rero yimba wakiriye Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe nukuvuga ufite ubugingo buhoraho muri wowe kandi nawe ushobora gutanga ubugingo. Nukuvuga umuntu atanga icyo afite. Nawe rero ushobora gutanga ubugingo. Abantu imbohe Satani yagize imbohe nawe ushobora kubabohora ukabaha ubugingo ubonerwa muri Kristo. Kandi ubwo bugingo nanone ni Kristo ubasha kumusangiza yarangiza kumwemerera nawe akababaye uwe nawe ntabwo aba umwana wawe ntabwo abiki ahubwo akabuwa Kristo nawe Kristo agatura muri we. Nako urangije amasengesho uwo munsi wa gatatu urageze murariye murashoje muratashye barambwira ati noneho hita utaha ugende wumve ko umugore wawe nta kibazo agufiteho nawe ntacyo umwanzi niwe washaka kubasenyera urugo. Yakizwa atakizwa yanywa inzoga atazinywa imico yose yagira wumve kuko nta kintu nta bubasha ashobora kukugiraho niyo yazana abapfumu mu rugo nta bubasha abapfumu bakugiraho. Genda wizere wumve ko imbaraga no kuvuga ngo kwizera imyizerere ya Gikristo ijyana no kwizera gusa. Kwizera cyonyine nicyo kirindura kikubasha kurimbura imitego yose. Imana ishimwe. Umaze kugera iwanyu hari indi mirimo y'ibimenyetso Imana yakomeje kugukoresha kugira ngo kugaragarize yuko bitari ibyahariya gusa ahubwo iri kumwe nawe. Ubwo naragiye ngeze mu rugo ikintu cya mbere numvaga nkeye mu mutima. Nukuvuga njya mu bapfumu umunezero wanjye wose wari waragiye. Wari ufite amahoro make. Wari waragiye. Usibye wenda nagiraga umunezero ariko ndimo kunywa inzoga. Nabwo nkongera mu kanya nawe ukaba ari uw'akanya gato. Nasinduka nkasubira mu mabaro. Ariko nahise numva mfite umunezero utagira ingano. Nukuba ngeze mu rugo rero byabaye byiza. Byabaye byiza. Madamu ndamubwira nti madame nakijijwe warambwiye ngo nuko nabuze amafaranga yo kunywa inzoga. Reka nongere nguhamirize. Ndibuka icyo gihe hari kuwa gatatu kuwa kane mu gitondo niho nagiye ndamubwira nti noneho uyu munsi narangije kwiyegurira Imana burundu kandi Imana iri kumwe nanjye. Na barokore wajya kubona baza gukoresha za konseri hariya ntacyo bandusha. Kuri madamu noneho yumvaga ibyo ndimo kuvuga ari nk'amahamba. Namubwira nti nawe kandi humura ndagukunda kandi ndumva mfite n'umunezero. Ndumva kandi nta kibazo mfite. Ariko buhoro buhoro buryo ukimara gukizwa nanone hari abandi bantu bushaka gufata icyitegererezo. Baba abantu babasha kurondora bavuga mu ndimi abantu basenga amasengesho y'iminsi myinshi rimwe nabo ugasanga hari n'ukuntu baba barakijijwe ariko nanone ugasanga baracyafite kamere njyo gusuzugura abandi bantu batakijijwe. Nanjye rero nyuma yaho naje kongera kujya mbona madamu nkamubona nk'umuntu w'umupagani. Aho kugira ngo mwerere imbuto ahubwo ntangira kujya mutoteza. Ikibayeho cyose nukuri umupagane. Kigo bundi abantu nkamwe mbese nkagira amagambo y'urucantege. Uyu munsi nyuma yaho naje kumusaba imbabazi maje gukizwa by'ukuri. Kugira ngo nkizwe by'ukuri byafashe igihe kirekire. Nukuvuga navuga ko nakijijwe by'ukuri nakijijwe by'ukuri 2009. Amen. Kandi narakiriye agakiza 2006. Byamfashe imyaka 3 y'intambara. 3 ariko madamu nawe kugira ngo noneho atera intambwe yo kuba yaba umurokore nawe yakwinjira mu rusengero nawe byamufasha umwaka n'igice. Nukuvuga yaragipima inzoga timwe akaza yisindiye uzi gusa kuryamana n'umugore wasinze kanyanga. Witwa kuko uvuye mu masengesho cyangwa uri mu masengesho rimwe na rimwe uramwinuba kandi wakagombye kumwerera imbuto cyane umwuka wa mu gitondo byose mu rero nukuvuga ngo ikintu gusa Imana yakomeje kugendana nanjye reka wenda mu rugo iwanjye mbe mparetse ngere ku itorero narahageze nabo bari bafite ububyutse bwo gusengera abarwayi. Hari ukuntu baje kumbwira kuko hari igihe bigeze kubatiza umuntu umwe mu mezi 6
icyo gihe bajyaho barasenga, abanyamasengesho bari bahari barasaba Mana duhe kugira ngo tubashe kubona abandi bakizwa. Muri iyo minsi rero Imana yahagurukije abantu babaga baratewe n'abadayimoni, b'abanyamasengesho uko babasengera bo n'imiryango yabo bagakira. Ngewe rero muri iyo minsi nibwo umwami Imana yaje kumpa amasengesho y'iminsi 3, ndumva yampaye amasengesho y'iminsi 3 maze icyumweru kimwe nkijijwe. Yego. Ijwi riraza rirambwira ngo genda, noneho natangiye kumva ijwi. Yego. N'uyu munsi mbasha kumva ijwi. Amen. Amen. Niyo mpano ya mbere nabonye, n'uyu munsi ntiragenda. Wenda hari n'ukundi kuntu nshobora kurota rimwe na rimwe, ariko ijwi ryo ribasha kumba hafi. Amen. Rero ijwi rirambwira ngo genda ufate amasengesho y'iminsi 3 ujye hariya mu kuri ADPR ujye gusengerayo. Ubwo ndagenda mfata udushuka njya kuri ADPR, babanza kunyima urufunguzo. Nyuma yaho ariko bagezeho bararuma, ndagenda ntangira gusenga. Ariko benshi kunyima bibazaga umuntu watuye agakiza ku cyumweru cyashize aje gusenga ate ataranabimenya. Ajya gusenga. Nubwo urabatizwa rega. Ntaranabatizwa. Nyuma ariko waje kubatizwa? Naje kubatizwa, nabyo ndabigeraho. Ubwo rero ni ukuvuga ngo ngezeyo ndasenga. Muri iyo minsi nibwo haje ubwo nyitangira amasengesho ku bukeye bwaho, hari umukozi w'Imana nawe wari umwe mu banyamasengesho, urumva icyo gihe yari we perezida wa groupe ahari, aza kurwaza mu rushiki we, arwara nayo ibintu by'abadayimoni. Arangije Nejide nawe baramuza, bashobora kubona icyo kiganiro. Noneho amuzanye asanga ndimo, tutangira kumusengera. Namurambikaho ibiganza, bya bintu bimurimo bikavuga. Noneho nawe atangazwa n'ukuntu umuntu wakijijwe ejo bundi ni gute agira impano yo gusengera abarwayi. Ariko ageze aho arambwira ati ufite impano. Ndamubwira ni nanjye ndabizi kuko mfite iyo mpano. Ubwo turamusengera, umukobwa arasinzira, yaramaze iminsi adasinzira. Ubwo burakeye ku wundi munsi ubwo nakuvuga ko ari umunsi wa 2 wa 3, nibwo haba abanyamasengesho bandi baje bafite umusore, noneho wafashwe n'amahembe bari arimo kurwana, bamuboshye. Baraza batangira kumusengera. Ubwo ngo kumusengera araceceka, bikiragi ntiyavuga. Bamuzanye ari ku mugoroba, bigeze muri joro ubwo bamuzanye baragenda, asigara n'abanyamasengesho. Noneho nijoro uko bagiye kumusengera, nanjye ntangira kumurambikaho ibiganza ngo musengere. Abandi bagafata ibiganza byanjye bakabikuraho, rekeraho abadayimoni batamuvamo bakakujyaho. Batinze kwemera, babonaga uri mushya. Noneho ako kanya sinzi kuntu mu kanya gakeya yageze harabasanza, abarirukanse. Yirukanse babaga bamuboshye, babaga bamuboshye, ariko yageze aho sinzi kuntu yaje arabashuka, aravuga ati mundeke nakize rwose. Bamurekuye arabakubita arirukanka. Ubwo rumwe mu bantu bari bafite n'ubundi n'ibigango. Mba ndirukanse ndagenda ndamubwira ni ageze hepfo hafi y'ikibuga Nyankora, hepfo y'urusengero hari ikibuga. Ndavuga ngo mu izina rya Yesu hagarara sirikare. Yitwaga sirikare. Arahagarara. Ngwino tugende dusubireyo. Aremera, ndamuzamura. Urumva ubutwari. Agezeyo babamwambitse, bamuteye akandoyi nanone, bahita bacika intege zo kumusengera. Akandoyi no kumuhambira amaboko n'amaguru. Bacika intege zo kumusengera. Ariko nyuma yaho numva ijwi rirambwiye ngo ariko musengera arakira. Mba ndamusengeye, ndamurambikaho ibiganza, ndamusengera mu izina rya Yesu. Birabwejagura bivuga noneho n'impamvu byaje. Musengera mfite experience nkuko nasengeye wa mugore. Noneho nkanatuza. Abandi nabo batangazwa n'uburyo ndimo gushyira muri time nk'umuntu usanzwe bimenyereye. Ariko nari naratojwe. Nyuma birabwejagura bivuga icyabizanye, arangije biti muvemo mugende, muvamo biragenda. Abarakize, abaye muzima. Ubwo mu gitondo babanyamasengesho bandi baraza, bazi kuko akirwaye, bati ntago bitubyemera, ariko bari aho ngaho mu kanya gake uko batangiye kugira, abarongera arafashwe. Afashwe barongera bawundi byari byavuyemo. Ariko bitangira kurondora bamwe muri bo, kuko hari wari wavuye yakubise umugore. Wowe urambi n'umujinya wawe niki, abandi bagahita bamuheza ati wewe ugiye.
yari kubamaramo. ubwo mu kanya gakeya nibwo yageze aho arongera arirukanka ashaka kwirukanka ariko kuko icyo gihe nari ndi hanze bamunsohoye ndi hanze ariko abandi twararanye bo avuga ati nyamara uriya nyamara afite impano yo gusengera abadayimoni abandi ntibumve njye nari ndi hanze. Nyuma yaho nibwo yageze aho barakingura asohoka yirukanka nanone ndongera ndahamagara ni serikare mu izina rya Yesu hagarara. Abarahagaze ahagaze ubwo baraza baramufashe bamusubije hariya bamushubijeho bati nyamara twari tumusengeye doye ni mwebwe muje mumwongeramo ibindi. Noneho turongera turagenda turamusengera tumusengeye noneho ntago bimwe twirukanye ari byo byongeye kumugarukamo ahubwo byaje bivuga kuko nabyo byabaga muri parike nabyo byari bimaze iminsi bidafite aho kuba byari biboneye ahantu bitura nabyo turabyirukana biragenda umuhungu barakize noneho burundu bugeza nimugoroba ari muzima kundi munsi baramusezereye. Amen. Imana habwe icyubahiro. Ubwo rero kuva icyo gihe hari bamwe mu banyamasengesho bavuga ngo manza ari imbaraga z'umwijima akoresha abandi nabo batewe ya ntago ari imbaraga z'umwijima ntiyavuga mu izina rya Yesu baragusiganira nka Yesu. Ubwo nanjye amasengesho yanjye nari nyarangije nisubira mu rugo. Ubwo rero ku cyumweru cyakurikiyeho bari bafite umubatizo bagomba gutoranya abantu bagomba kubatiza. Nanjye nkaba nababwiye nanjye ngomba kwigana nanjye ngomba kubatizwa. Ariko bansigano none batise turamubatiza gute? Umuntu wakijwe ku itariki 3 niho twamwakiriye. None tuzabatiza ku itariki ya 23 urumva atamaze nibura amezi nk'abiri arabatizwa gute? Ariko ubwo baranyihorera ubwo kuwa gatandatu nibwo pasiteri yampamagara ambwira ngo rero nubwo wasabye kubatizwa abadiyakoni bemeje kuko udashobora kubatizwa ukiri mushya. Yego. Nanjye ndababwira nti rero njye ni mutambatiza kuri Betesida niho nakirijwe murabizi bazabatiza kuri 24 bucya Noheli. Ubwo rero njye nzajya kubatirizwa muri Betesida kuko ari bo banzi. Ubwo mwebwe rero namwe murumva kuko nubwo Imana yambwiye ko nje ndi Nehemiya ubwo muraba munyanze. Ariko nk'ejo nza mu materaniro uko bisanzwe ku cyumweru bageze aho barambwira bati nta kibazo. Yego. Genda noneho ujye kubazwa. Hari ukuntu rero muri ADPR igihe cyo kubaza abizera bashya bakoraga amatsinda itsinda wenda abaririmbyi bamwe korali nizo zakundaga kutubaza bandagiye barambwire bati ese kuri wowe wakijwe ejo bundi ni ikihe kimenyetso cyo watubwira uzakora utigeze utozwa mu kirokore? Ndabwira ni njye ntago mbizi ibyo mushaka ariko kuri njye nakiriye Yesu Kristo kandi Yesu Kristo ari kumwe nanjye kumbatiza n'uburenganzira bwanyu. Nimutambatiza njye nzajya muri Betesida bazambatiza ntago nabibahishaga kuko bazi uko nakijijwe bo bano bagiye bati noneho genda mu kanya turi buze gutangaza ibyavuyemo. Nibwo baje kunkira ku rutonde rw'abagomba kuzabatizwa. Yari gahunda y'Imana. Ndangije narabatijwe mu kubatizwa umwami Imana yakomeje kubana nanjye ariko akenshi najyaga kwitoreza muri Betesida. Nkajya Kabarondo akaba ariho nsengera mu mibyizi ku cyumweru nkaba mu materaniro iwacu ariko rimwe na rimwe tukaba tugiye mu masengesho y'iminsi 3 y'iminsi 15 naho ngaho nakuriye mu buryo bwo mu mwuka. Imana habwe icyubahiro. Ikindi cya kabiri nanone umushumba Kayitare nawe akadupangira amaseminari akatwigisha cyane wo muri Betesida. Pasiteri Kabanda yari afite ijambo nawe akakomeza akatwigisha nkakunda uburyo anzamura mu buryo bw'ijambo no kwizera. Amen. Rero wenda ngiye guhita ngaruka mu rugo rw'iwanjye ubwo mu murimo w'itoreroho byahise bikomeza. Yego. Ako kanya n'umwuka w'Imana ahita anyohereza mu by'abana. Akenshi babashaga abana babaga bagiye kwigisha nk'ijambo ry'Imana bakabaha nk'umuntu umwe akabasohokana. Bagera hanze ugasanga barimo barabigisha bidafashitse. Kuri nkanjye nk'umuntu wari warabaye mu giskuti iyo yari impano yanjye. Umwuka w'Imana noneho hatangira ahita ambwira ngo jya muri bari abana ndabaguhaye. Ngezeho noneho ntangira noneho kujya mbatangirana mu gitondo. Abana barakura nkajya mbagurira za bombo bakagira gutye mbese abana batangira ku itorero ry'abana rirakura. Ngira korale ebyiri z'abana
korali nkuru y'abana biga nko mu wa mbere segonderi kugeza mu wa gatanu primaire n'abandi batoya biga kuva mu wa kane kugeza mu wa mbere primaire. Haleluya. Ikorali mitanyita inshuti za Yesu. N'uyu munsi iracyariho, ni korali ikomeye ikorera ku mudugudu wa Nyankora. Muri ADPR. Muri ADPR n'uyu munsi irahari, ni korali natangije kandi nabo baracyari abana banjye. N'uyu munsi iyo mbonye ubushobozi hari ukuntu ngira gutya n'abana nkawe nkabasha kubafasha. Imana igumugisha. No kuvuga ngo na madamu yawe yakishijwe nyuma y'umwaka umwe n'igice, ugeze igihe cyo gutangira kumwerera imbuto, ariko kandi ukomeje no gukora umurimo w'Imana. Mara gukizwa mu rugo hari ibintu nanone nabangamiyeho umudamu. Rimwe yabasha kunyereka ukuri nkavuga ko ari imico y'abapagani. Yego. Icyambere nkazana yimba naraye nk'ubutayu. Nzanye n'abanyamasengesho nka 7 bakaza mu rugo, ubwo bari butekerwe bagende bariye, boga amazi, isabune n'ibyo ngibyo, bamwe bamesera imyenda yabaho. Madamu nkaba ndamuremereye cyane. Umuhaye akazi? Rimwe na rimwe ntiwanahashye cyane, arakora muri kaka business ke k'ubucuruzi bw'inzoga bw'ibiki byose n'ibyo kurya. Umubera umutwaro. Nanone twimba tugiye gusenga, abandi mwe bakajya mu marangamutima. Uriya mugore udakizwa si uwawe. Rimwe nanjye nkagira imyumvire yo kumva ko erega n'ubundi si uwanjye. Kuko tudahuje. Ni ukuvuga ngo ku bakozi b'Imana, abanyamasengesho mushobora gukurikira ubutumwa, mwirinde mu magambo mubwira abantu bakijijwe. Abantu babera abandi cyitegererezo. Abantu tubera abandi cyitegererezo. Udakijijwe uyu munsi ejo ashobora gukizwa. Rimwe na rimwe ku magambo tubasha kubavugaho nayo ashobora kubasubiza inyuma, bigatuma batabasha guha agaciro agakiza twahawe. Urakoze cyane. Nyuma rero hari igihe kimwe nanone yigeze gusinda cyane ari kuri Noheli. Nyuma yaho ndamubwira ntumva rero madamu, numva ariko ndi mwifuhe rikomeye. Umva rero madamu, ngewe nashatse kukwirukana n'amaboko yanjye birananira. Ngeze aho njye no mu bapfumu ngo nkwirukane birananira. None ubu negereye Yesu umwami ukomeye. Rero Yesu wanyijije akanyiza bagiye kunyica muha n'ubutahamya bwa bundi. Yego. Ntago azakunanira. Ariko numva nanone ijwi rirambwiye ngo mubwire ko inzoka izamurya. Madamu, nudakizwa inzoka izakurya. Inzoka izakurya wa mugore we. Yego. N'ubukana bwinshi. Yego. Ndibuka igihe kimwe rero naje kujya ku Rusumo mwivuga butumwa mara y'icyumweru. Hashira iminsi ndongera ndagaruka mu rugo. Nyuma yaho baza kuza babandi bo ku Rusumo twasenganye, nabo baza baje kunsura. Yego. Ubwo nari nabasabiye karibu muri ADPR, nabo baje. Ubwo madamu we yanga kubatekera, vuga ngo ubashyitsi bawe bampombye, uzareba handi bagaburira, cyo kora kuryama amazu nayo bazaze baryame. None ndareba kuntu nzagenda nkashyiraho umutwaro bakabona ngiye guteka, mbona ni ikibazo. Biba ngombwa ko njya gutanga komande muri restaurant. Yego. Ndabwira nti rero bashyitsi banjye mu rugo ndabona madamu ntago ibyo abarokore yari yabyumva. Ariko tuzajya turya muri restaurant hanyuma tujye kuryama. Icyo gihe baje ari kuwa gatanu nimugoroba, bagomba kuzaterana ku cyumweru. Yego. Kuwa gatanu turariye muri restaurant, duhita tujya mu butayu niho twirariye, tubaza mu gitondo bari abashyitsi 5. Harimo abadamu 2 n'abagabo 3. Mugisha Karambizi ndamusuhuje wa Nyakarambi, ubu buhamya arabuza azabubona. No bita mbona bucya, no bita Mateso. Abo bose nabo mu itorero rya Kiramira Nyakarambi ku Cyagasenyi. Amen. Hepfo za ujya urenze Rwantero. Yego. Abo ngabo icyo gitangaza cyakoretse gihari baba n'abahamya bacyo. Yego. Ubwo rero ni ukuvuga ngo baraje tujya mu butayu, tuvuye mu gitondo turagenda turoga, barangije mu masaa 3 turagenda tunywa icyayi, duhita dukomeza ku rusengero, bajya guhura na bamwe mu badiyakoni. Ubwo saa 6 cyo kora ku itorero barabatekera kuwa gatandatu, hariyo amasengesho. Ubwo nimugoroba bajya gusura abakristo, hamwe bavayo turiye, burakeye ku cyumweru. Ku cyumweru baragenda bagomba kubanza kubakira mu itorero. Saa 6
barabwirije saa sita nanone bari kubagaburira, kigoroba tujya gusura abakristo bari kugenda kuwa mbere. Ubwo rero ubwo twari twagiye gusura abakristo ku cyumweru nimugoroba, sinzi kuntu yagiye gusasa, madamu wawe agiye gusasa, ubwo asize abakiriya hepfo mu kabari, ariko aravuga ati mbo reka nihangane njye gusasa nk'umugore, n'ubundi nubwo hari ibyo mutumvikanaho ariko imirimo yo mu rugo bagomba kuyikora. Ubwo rero yagiye asasira abashyitsi, araza agiye gusasa mu cyumba cyacu, inzoka ibirasimbutse imuruma ku gikonjo. Ikimara kumurya aba yibutse ya magambo namutongereye. Ako kanya yahise ahamagaza avuza induru, baraza ngo bayice, barayibura. Bayibuze niho noneho yahise avuga ngo abarokore n'ubundi ni nk'abapfumu, umugabo yarambwiye ngo inzoka izandya, none dore irandiye. Ubwo ngubwo ako kanya yari afitemo inzoga, injerekani z'inzoga aragurisha, ahita avuga ngo ahita biha abandi bapima mu bitware, harimo na za kanyanga barazitanze, harimo na za byera barabitanze. Iryo joro nta kintu cyitwa ikisindisha cyaraye mu rugo iwanjye. Ariko ubwo bahise amamagara kuri telefone, umugore wawe inzoka iramuriye, hari uwahise amamagara, ndamubwira ni Imana ishimwe, ibyo ngibyo narabimubwiye kandi ni umwuka yarambwiye ngo mbimubwire. Humura nubwo imuriye nta kimutwara. Ariko yahise agira abagombozi wacu, kuko duturiye parike, abantu bagombora inzoka baba bahari, bahita bamugombora. Ubwo twatashye afite ubwoba bwinshi cyane, asaba abakozi b'Imana ngo bamusengere. Nzira z'Imana. Ubwo rero mu kumusengera nta kundi, kuva icyo gihe yahise akizwa. Imana ishimwe. Ubwo yarinze asinzira ava mu mubiri, ahubwo yari akijijwe kundusha. Imana ishimwe cyane. Inshuti yanjye wowe kuri iki kiganiro, Imana yo mu ijuru iguhe umugisha. Tubonye ko inzira z'Imana abantu ntibashobora kuzisobanukirwa zose. Urabona ko hagati mu rupfu ariho yaboneye agakiza n'ubugingo, ndetse n'umugore we ni Koko. Nawe amakuba urimo n'ibigeragezo urimo, nzi neza yuko niwemerera Imana hari ikiza gukora, ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha.